gakondo, iyi niyo gakondo, gakondo, iyi niyo gakondo. Muraho, muraho. Kuba turiho ni ikimenyetso ndashidikanywaho ko dufite abo dukomokaho. Kuba hari igihe tutari turiho ni ikindi kimenyetso ndashidikanywaho ko hari igihe tuzaba tutariho. Ariko uyu mwanya ni umwanya mwiza wo kujya inama kugira ngo tugire ipfundo dupfundika nk'abariho, kuko abo twasanze hari byo badusigiye, natwe hari byo tugomba kuzasiga. Hambere aha nkiri mu nteko ishinga amategeko nasuye ishuri ry'abana riri ahantu hitwa Kagugu. Mpageze diregiteri waryo ajya kunyereka abana bafite imyaka 4 biga muri Gardienne. Mpageze arababaza ngo uyu mugabo muramuzi? Utwana twose tuvugira rimwe ngo turamuzi. Noneho kubera ko hari igihe twagize televiziyo imwe, nkagira ngo utu twana koko twarambonye turanze. Avuze ngo abamuzi nimushyira intoki hejuru, twose dushyira intoki hejuru. Atoranyamo kamwe, arakabaza ngo uyu ninde? Gahita akavuga ngo ni tonto. Noneho kari agakobwa keza bigaragara ko ari ak'iki gihe. Abantu basa na politiki hari, abantu basa n'icyo barariye n'icyo baraye babonye. Karanezeza cyane, mfata kamera yanjye, telefone ndagafotora. Noneho diregiteri akabwira ati okay, ni tonto ariko ni n'umudepite, uyu aba mu nteko ishinga amategeko, ni umudepite wacu. Atariko abadepite murabazi? Twose duhita tubati turabazi cyane. Ati noneho uzi icyo abadepite bakora nashyira urutoki hejuru. Bose baramanika. Atoranya kandi kana k'agahungu kaza imbere, ati abadepite bakora iki? Karanyitegereza barafotora. Uku ntangiye nagira ngo mbabwire ko impamvu bavuga ko umwana nta cyaha agira nuko ibyo asanze abantu bakora ari byo akora. Abana dufite uyu munsi twishimira bafite imyaka 25, nimubaririza ahandi byavuye, ni mu rugamba, ni mu cyuya inkotanyi ziyishe kugira ngo u Rwanda rube ruriho. Batabaye bakora gutya, batabaye bameze gutya, nicyo cyaba ari ikibazo. Bampaye iminota ihagije, ndifuza gusagura iyo nzakoresha ubutaha, ariko reka nkoreshe isigaye. Umuco w'abantu ni umurage bahabwa n'abakurambere babo, ariko igihugu nicyo cyambere abantu baragwa. Hanyuma abantu bakaba abanyagihugu, bakagira umuco w'icyo gihugu, bakagira n'indangagaciro z'icyo gihugu. U Rwanda rero ni igihugu ubundi cy'igihangange mu gace giherereyemo, ukirebeye mu rurimi twarazwe n'abakurambere, ukirebeye mu ndangagaciro abakurambere bacu badusigiye. Ariko twagize ingorane kuko abaha nabo hakurya hamwe indege yacu igwa badukoroniza. Ibyo abasemura ntibabivuga, nta usemura ubwiru. Bakigera iwacu intekerezo zimwe, ururimi rwacu rwatangiye guhungabana, ariko ndashaka kubereka uburemere burimo kugira ngo bano bana turera tubakangurire kuba abanyarwanda. Nibamara kwemera ko kuba umunyarwanda ari ugukora no kuzagira umurage usiga, tubafashe kubigisha ururimi n'indangagaciro zacu, kuko bihishemwe ubwenge utasanga mu ndimi z'ahandi. Bijya guhungabana ndabaha ingero nkeya kugira ngo mwumve ko twari twinjira, ariko ubundi dufite umuco n'ururimi biremereye cyane. Baba padiri bacu baje babera, ubundi baje batitwa abapadiri, ariko kubera ko baje batanga ibintu harimo n'umuceri, buriya batanze umuceri ubashiranye. Igitondo kimwe abaturage b'iwacu Ishangi bajya gusaba umuceri, bababonye noneho baratangira ngo mesheri zami, mesheri zanami, padoli. Noneho abaturage bati padiri, padiri, padiri. Nimukora ubushakashatsi murasanga nta muntu wigeze avuga ko aba bapriste bacu ari abapadiri, usibye abaturage babwiwe ngo padoli, bo bagatavuga ngo padiri.
kari katangiye kuba. Ibindi ni ibintu bisanzwe, aho abangaba ba hano bageze ahitwa mu Kigaga, ni muri Nyamasheke, bahambukira, hari ibintu bibiri bijya kwitiranwa, icyitwa bringit na blanket. Abakurambere bacu batubwo n'uburingiti bimwe biyorose, ariko se ururimi rwacu ruhishe mwiki umuntu yakirata abandi bateranye? Abize amategeko n'abatarayize muzi ibintu by'ibyaha, ibyo bita genocide, ibyo bita crimes against humanity, ibyo bita aggression. Iwacu kugira ngo wumve uburemere bw'uko ikintu cyose umuntu akoze agikoreye mu muryango nyarwanda nawe yabaga arimo, bakanamuhana bamushyiramo, baravuga ngo niba bampora iki, Imana imbabarire, wenda yishe umwana we, kuko twarabigize mu mateka yacu. Ntabwo bashaka kuvuga ngo yakoze genocide cyangwa se ngo ne criminal. Baravuga ngo yikoze mu nda. Murumva ukuntu biremereye? Kwikora mu nda nuvuga ngo yakoze icyaha akikoreye, nawe abihombeyemo, biraremereye ku buryo uvuze ngo ngiye kwikora mu nda ushobora kubireka. Ariko twageze abantu bakora ibyaha mu ndimi z'ahandi bakabikora nkaho ntacyo batwaye, nkaho nabo batarimo, cyangwa se bakavuga ngo yihekuye. Murumva bitaremereye? Ya indi yashize. Hanyuma reka mbahe n'akandi gato ku bintu byo kuramukanya, mwumve ukuntu u Rwanda n'umuco warwo uremereye. Ahandi baravuga ngo bonjour, bonne nuit, au revoir, ariko iwacu baravuga ngo mwaramukanya amahoro. Abakurambere bawe, wowe n'abazagukomokaho bababumbira hamwe, mwaba muri amahoro. Byagera nimugoroba bakavuga ngo murara haryana, ahataryana harara umwanzi. Ariko bandi bava au revoir, good night. Twabigarura rero, twabigarura. Hari ibintu ubundi kizakwereka ko umuco w'abantu uremereye, hari ibintu ushyira mu ndimi z'amahanga ntibyemere. Abadage barwana n'Ababirigi mu ntambara muzi, Abanyarwanda, kuko iyo umunyarwanda ari umunyarwanda, uwo akunda mu Rwanda akamurwanirira. Abanyarwanda barwaniriye Abadage, abitwa Barugombi turi bagwa ku Ishangi, ariko habanje kwicwa n'inzara barwanirira Abadage ngo barebe ko batsinda, kuko bari inshuti zabo. Abadage saa sita bakajya kwifatira lunch, nimugoroba bakajya gufata dinner, bakabaza Abanyarwanda, ariko mwebwe ko murwana mutarya, ku rugamba murya iki? Abanyarwanda bati no, iyo turwana turya umujinya. Hanyuma se umujinya washira mukarya iki? Turya karungu. So ibyo ngibyo ngira ngo kano uza kuvuga aramutse abivuze mwabyumva cyane, kuko intambara y'inkotanyi yaranzwe no kwizirika umukanda, abantu bakarya umujinya, bakarya karungu, none dufite igihugu. Niba hari icyo turwanira rero, niba hari aho dushaka kugera, niba hari icyo dushaka kugeraho, we make sure ko abana bacu tubareze tukanabigisha ko iyo umunyarwanda arwana ntawe ugira mu byo kurya, ntajya kubaza ngo byahiye, arabanza akaramugiza urugamba, akabona kugezwaho ibyo gufungura iyo ari ngombwa. Nsoze rero mbasaba ko twafasha abakiri bato, abavuka, tukabayobora ku iriba ry'abakurambere bacu ryafukuwe nabo, rikaza gutobwa na politiki mbi yabayeho, ariko abayobozi bacu bakongera bakaritokora rikabiriba rizima, be kuvoma ku mariba y'ahandi nk'abatagira iriba ry'iwabo. Aba bana muraza kumbwira ngo natwe i Kigali dusigaye tugira abana b'imyaka 8 tukabohereza muri Amerika n'i Burayi, ni amahano ubundi. Iriya ni imyaka umwana aba akeneye kuvoma ku iriba ry'iwabo, akamenya kwa sekuru kwa nyirakuru mu bakurambere be. Ndatanga inama rero nk'umutoza w'intore ukifite ayo mavuta, nawe n'umutoza w'ikirenga atarayasubirana, kubera ko ngiye kuvuga ikintu gikomeye. Byaba byiza dutangiye kujya dufata abana bacu mu gihe batangiye kugira amatsiko yo kumenya, tukabohereza i Rwanda nk'ababohereza kwa nyirakuru. Dufite gahunda y'urugerero, umwana nubona atangiye kugira amatsiko yo kumenya, reka abanza amenye iby'iwabo, abone asasira iby'ahandi, azabone kumenya iby'ahandi. Ubwo ngubwo n'ababavanaga i Rwanda tubajyana muri Amerika badashobora no kwisobanura, ubwo turabakebuye. Ndatekereza ko ntawe ntokoje, ntawe nkamukiye. So
muri 2020 imyaka 25 izaba yuzuye neza twibohoje. Hari ibintu numva natanga inama ko byasigara inyuma muri iyi myaka 25. Hari abantu bayobye bakoresha imbaraga zabo zose z'ubuzima bwabo mu nzira yo kuyoba ku buryo aho bageze badashobora kubona izibagarura. Ariko bene abo urababwira ngo abana mubyaye mwirinde ko bakomeza inzira yo kuyoba, kuko iyo wabyaye umwana ukayoba ukamubyarira mu buyobe, uwo mwana ugashaka ko akomeza muri iyo nzira we ntayoba arayobagurika. Yaba ari amahano rero tubafashe. Abarata inkovu z'imiringa mubibutse ko ntawe utungwa n'ibyo yariye, umuntu atungwa n'ibyo yahunitse. Ariko kandi nimubona babavuna mubabwire ko wanga kujya mu isoko rikanga rikarema. Tagiye mu isoko ntibiribuza kurema. Abanyarwanda kuva kera hari ikintu bazi twagomeza kubungabunga. Iyo ugize ibyago uwawe akagirana ikibazo n'ingoma, ntushobora kumutera inkunga iyo ari yo yose utagishije inama ingoma. Ko mugasigarane banza kazadufasha. Ntabwo bishoboka. Ibyo byabaye ubwo Rwabutogo yasabwaga na mushiki we kumuha inka, yarasenzwe na Musinga kubera ko yashaka kubatizwa, ariko Rwabutogo aravuga ngo ubwo ufitanye ikibazo n'ingoma reka manze njye kubaza ingoma ko kuguha inka ntacyo bitwaye. Uyu munsi rero umuntu arikora, umuntu waduhemukiye niba hari uwakoze ishyano Musanze mu gitondo ari mwene wanyu ugashaka kujya kugomeza kugendana nawe yagiranye ikibazo n'ingoma utagishije inama ingoma ubukoze amahano. Ndatanga inama ko twagomeza kuba muri uyu mwuka mwiza w'ubudasa, tukubaka u Rwanda rwacu mu budasa. Abatari mu budasa mubareke, ubwo bari mu busa. Ndifuza guhamagara Karemera kugira ngo aze atubwire ku bijyanye n'umurage wacu. Iby'i Rwanda iyo umuntu abivuga ashobora kuyizimbamo akayazambya. Ndabashimiye.